Reka nsome ijambo ryihuta hano mu gitabo c'Abaroma. Ni ijambo abantu benshi muzi. Abaroma ibice 8. Turasoma ku murongo waho wa 14. Gitabo c'Abaroma ibice 8 umurongo wa 14. Abayobogwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Twongere dusubiremo. Abayobogwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ijambo ry'urufunguzo tugiye kuvugaho mu minota mikeya cyane ni ijambo ryo gukura mu buryo bwo kwemera umwuka wera akaba ari wo utuyobora. Bwana asifiwe. Icumweru gishize twari turi muri Pentecoste, twaganiriye ku mbaraga zagaragaye umunsi Imana isuka umwuka wera ku ntumwa zayo zari zikingiranye ahantu mu cumba zitegereje icyo Yesu yari yarabasezeranyije. Twavuze ukuntu Petero yari umugabo wakundaga Yesu kandi wagendanye nawe. Hari igihe yageze igihe ca Yesu cyo kubambwa cegereje. Petero abwira Yesu kuko iwe nubwo abandi bose bamuvaho atazamuvaho ngo azarwana akaguma mu ruhande rwe. Amaze Yesu aramubwira ati Isake iraza kubika unyihakanye gatatu. Petero ntabwo yashoboraga kubyumva. Ndibaza ndiwe nawe ubaye uri Petero ako kanya wari kuvuga ariko se kubera ko atahayanyizera, kubera ko atumva kuko nzabana nawe. Petero yari yarabonye Yesu akora ibitangaza. Twebwe twicaye aha twumvise amakuru ya Yesu, ariko Petero yari yaramubonye amubonesha amaso ye akora ibitangaza. Yari yaragendanye nawe aramubona nta gushidikanya yari afite ko ari umwana w'Imana kandi ko akomeye. Ariko umwanya warageze igihe yari akubwe n'ibibazo, igihe akana k'agakobwa kamujeho kakavuga ati uyu nawe arasa n'umwe muri ba bandi bazabagendana na Yesu. Ubwoba buramutera yihakana Yesu. Imana itubabarire. Buriya hari igihe tuza twihakana imbaraga z'Imana bidatewe nuko tuyobewe amagambo yose y'ukuri ari aha ngaha, ariko bitewe n'ubwoba. Nanje narihebye, nawe ushobora kuba warihebye, wahura n'ikibazo runaka kandi imbaraga z'Imana urazizi, imbaraga za Yesu urazizi, ariko warangiza ugatinya. Sibyo se? Warangiza ukagira ubwoba. Ariko hari ikintu cabaye, arico dushatse kuvuga muri uyu mwanya mu gukura mu buryo bwo kwemera kugira ngo umwuka wera ari uzajya utuyobora buri munsi. Wa mugabo wari ufite ubwoba, wa mugabo watinyaga, umunsi umwuka w'Imana yabamanukiye muri ca cumba, ariko yavuze amagambo akomeye. Bose buzura umwuka wera batangira kuvuga ku ndimi za buri muntu wese wari uri aho ngaho. Barangije Petero arasohoka, abantu batangaye, bamwe baha bakeka ngo none basinze. Ni gute bo bameze gutya muri iki gitondo? Petero arababwira ati ntabwo twasinze. Wa wundi mwabambye ejo bundi, wa wundi mwishe, ni uhaye ukora bino bitangaza, ni utuma tubasha kuvuga indimi zose mwebwe mudashobora kugira gute, mudashobora kumenya kuko aba bantu bigare saba abantu bigarire batageze. Ni gute bo barize ngo hari akoraniye abantu bavuye mu bihugu
ngo by'isi yose. Niki cyari cyabaye? Nuko umwuka w'Imana yari yabamanutseho. Amen. Ndagira ngo ngusabe mwene da, kuva uyu munsi wa none ugenda ubigire umutwaro w'ubuzima bwawe, gusaba Imana kuko ugomba kuyoborwa n'umwuka wayo. Kuko nubwo woba waramenye ibingana bite, nubwo woba warasenze mu itorero inshuro zingana gute, warabaye muri Sunday school ukamenyera ubwenge aho ngaho, ukaba umupasiteri ukaba ushaje, kuri uyu munsi kumenya ntabwo kuzagufasha guhangana n'ibibazo biri imbere yawe. Ikizagushoboza, ibyo tuza twigisha byose, intambara zose tuza duhura nazo mu buzima bwacu, ni umwuka wera. Hano twahigishirije ibintu byinshi kandi mwese murabizi, bamwe niyo duhuye muza mubisubiramo. Ariko ibyo byose twabigishije, nimutemerera umwuka wera ngo abibashobozemo, ntabwo muzabikora, ntabwo muzabishobora. Ingo ziza zisenyuka si uko bataba bazi ibyo bagomba gukora, nuko baba bananiwe kubikora. Abana baza bananirwa kubaha ababyeyi, si uko bataba bazi kuko bagomba kububaha, nuko badashoboye kubikora. Ikizadushoboza ni iki? Ikizadushoboza nuko tuzareka umwuka wera akaba ari we utuyobora. Haleluya, haleluya. Ufite umwuka wera hakuyobora, ijambo ry'Imana uzaryumva cyane. N'umwana muto azahaguruka ahangaha, navuga uko avuze kose umwumve cyane. Ariko udafite umwuka wera, ushobora kuzabona gusa ibyo ukritika, ukabura ibibasha kugufasha mu buzima bwawe. Bwana asifiwe. Uhayoborwa n'umwuka wera, uzakora ministere nk'iyi ngiyi twadukora, uzavuga uburirimbyi, uzakora ibikorwa bitandukanye. Nubishobozwa n'umwuka wera, nukorera mu mwuka wera, uzakora ibitangaza nawe ubwawe utangara. Ijambo ry'Imana Petero yavuze bagisohoka ahantu, abantu 3,000 barakijijwe. Ntabwo Bibiliya zitubwira ko hari ayo yavuze ataranditswe. Ayo yavuze yose yaranditswe. Kuribaza kuko ugenda ukayasubiramo abantu 3,000 bagakizwa. Ariko kuko ibi bikorwa byose dukora ari ibikorwa byo mu mwuka, iyo bikorewe mu mwuka bizana umusaruro uva mu mwuka. Naho tekinike n'amastrateji ari ngombwa yose, ariko ikintu cyangombwa kuruta byose nuko ibyo dukorera mu mwuka tugomba kubikorera mu mwuka wuzuye. Bwana asifiwe. Nimba ushaka kuzaza uzanga ukanezerwa, ukanezererwa Imana, igihe kirageze kugira ngo mwene data uzajya uvuge ngo mwuka wera yobora ubuzima bwanje, nyemerera numva ijambo ryawe, nyemerera kuramye nk'uko bikwiriye, nyemerera ngusenge nk'uko bikwiriye, nyemerera nkumve nk'uko ushaka kuko nkumva. Bwana asifiwe. Mu gice cya 3 cyo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, niho Petero yasanze wa muntu wari waramugaye kuva kiri mu nda ya mama we, kandi ngo yahora aho ngaho ngo kwirembo ryitwa ryiza, yarahabaga kuva kera. Ntabwo bivuga imyaka yaramaze, ariko yahoragaho kandi bamucagaho, na Yesu ubwiwe yamunyuragaho. Ariko umunsi bamaze kwakira umwuka wera w'Imana, bamenye kuko ibyo bagomba guhereza wa muntu atari amafaranga gusa, atari gold gusa, atari silver gusa, bamenya ko hari ikindi bafite. Buriyo tudafite umwuka wera ntitubasha kumenya ubutunzi bwose dufite. Hari ubutunzi njewe nawe dufite ab'iyi si batabasha kugeraho.
hari imbaraga jewe nawe tugenderamwo, twakagombye kubenefisia tukazigenderamwo. Petero yaravuze gusa ngo mwizina ngo rya Yesu wakiremawe haguruka ugende. Arahaguruka. Iryo zina ntabwo ryahindutse, iryo zina riracahari, izo mbaraga zo muri iryo zina ziracakora. Uwo Yesu aracari muzima. Icahindutse n'igitandukanye nuko tutayimburesinga, tutakira ngo tugendere muri za mbaraga za wa mwuka wera. Twabona ibitangaza by'Imana bikoreka. Ninde muri mwebwe uhura n'ikibazo akibuka kuko yohamagara izina rya Yesu rigakora ibitangaza? Abantu bunyine azayiruka guhamagara izindi nshuti, ariko ijambo ry'Imana rizarivuga ngo Yesu ni inshuti yanje. Umuririmbyi yaravuze ngo ni inshuti yanje ngo sinzamuheba. Hari bamwe batazabibuka no kumubwira. Ufite inshuti yitwa Yesu, ese uzuyibwira iyo wahuye n'ikibazo? Ufite inshuti yitwa Yesu, ese muzamuganira kangahe? Abandi wirukira kuvugisha ngo nizo nshuti zawe nta n'ubushobozi bifitiye, ariko urya Yesu wa wundi ufite za mbaraga zikomeye, wa wundi ukiza abarwayi akazura n'abapfuye, yaragufashe agukura wewe wari kure cyane uri umunyamahanga, arakwiyegereza, atanga amaraso ye kugira ngo uzitwe umwana w'Imana, akura igisika cyari hagati yawe n'Imana. Ubu nyine muri bamwe turagendera hamwe, icaduhereza tukagendera mu mbaraga z'umwuka wera ku manywa na ninjoro. Ubwoba tugira, ubukene, ibibazo, depression, ibindi byose zamagwa niki? Zamagwa nuko iyo umwuka wera aje. Ijambo ry'Imana riravuga hariya mu Byakozwe n'Intumwa 1:8 ngo azabagira abagabo. Abagabo ari sinonime yo kuvuga ngo azabagira abantu bakomeye. Turifuza gukomera mu byo tuhaye dukora no gukura mu byo turimo. Tugende twemerere umwuka wera, dusaba umwuka wera azabane natwe. Icampa kandi kuva ikira cyumweru cyo hirya ntangiye gusoma aya magambo no kuyameditaho kuri iri jambo, naravuze ngo Mana umfashe buri gihe nzajya ngera ahangaha mu nzu yawe, no mu gitandi wanje ndyamye ngiye kuramya, nzajye nibuka ngo mwuka wera manuka. Mwuka wera turagukeneye, mwuka wera turakwifuza. Nidutegura amateraniro tugiye kuririmba tuvuge ngo mwuka wera turagukeneye. Nitwahagarara imbere ya kamera nk'aba bana bahagaze aha avuga ngo mwuka wera ndagukeneye. Niwahaguruka ugiye kubwiriza uvuge ngo mwuka wera ndagukeneye. Niwaza no kwicara muri iki cicaro uvuge ngo mwuka wera ndagukeneye kugira ngo uze ukore ku buzima bwanje. Chakirema cyari kiri ruhande rw'itorero cyahahoraga buri gihe nticigeze cizera kuko gishobora kwizera guhabwa ibirenze bijya abantu basanzwe bamuhereza buri munsi. Ariko igitondo gisa n'ibindi bitondo, umunsi usa n'uwundi munsi, Imana yakoreye umukozi wayo wuzuye umwuka wera atahana igitangaza. Arahaguruka agendera ku maguru yiwe. Nza ntangazwa nuko yinjiye mu itorero ngo abamubonye bose baratangara. Ngo baratangara kureba ngo ahaye agenda. Ubu nyine wazana umuntu uri kuri wheelchair, murabona rya gare ry'abanyabimuga, akinjira ahangaha yashikanga agahaguruka kamagenda. Hariho bamwe bohunga, hariho bamwe munobo kwama birukanka bagahunga. Kubera iki? Kwizera guke no kuba abantu baragize ibintu gusa ibisanzwe nuko tuza tukaramya tugahimbaza tugataha, ariko ibitangaza bikama bigaragara ari ikintu kiri kure cyane. Uwo Yesu wakoze ibitangaza kiriya gihe n'ubu ngubu aracahari, n'ubu aracafite imbaraga zo gukora ibikomeye mu buzima bwacu, zo gukora ibikomeye hagati muri twebwe. Tumwizere, tumuhamagare, tumwifuze, twakire package yose. Twe kuba nka wa muntu wagendeye muri bisi yikoreye umuzigo aho kurambika hasi akawugumisha ku mutwe wiwe. Yesu afite imbaraga zo kwikorera ibibazo byacu byose, tubaye tugize kwizera, kugendera umwuka wera. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe iri jambo rwose rize rigira ikibanza mu mitima yacu. Twe niba utari wakora subscribe kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.